there are many important aspects to leadership. Ati hariho ibice byinshi by'ubuyobozi. The first one I would wish to mention delivery. Icyambere ngishaka kuvugaho ni ubuhahirane. For my country, which is a very small country, nko ku gihugu cyanjye dore ko ari n'igihugu gitoya cyane, we make sure that everybody understands we are small geographically size. Tuba tugomba kwemeza ko buri wese amenya ko turi igihugu gito mu ngano y'ubutaka. But we are not a people of small minds or spirit. Ariko ntago turi abantu b'imitekerereze cyangwa imyizerere iciriritse. The spirit and mind have to be equal to even of those people of big size countries. Imyizerere n'imitekerereze yacu n'ubundi ibigomba kungana n'iyabariye abantu bandi bo mu bihugu binini mu buso. So that helps for us therefore to take stock of what has happened to us, where we have come from. Ibyo bidufasha mbere na mbere gufata inshingano z'ibyatubayeho ndetse aho twaturutse. And refuse to be stuck in our past, but rather look forward. Gusa tukanga guheranwa n'ahahise hacu ahubwo tukareba imbere. And therefore have belief that the first people to take care of ourselves are us. Kandi tukizera yuko abantu bagomba gufata iya mbere mu kutwitaho cyangwa se no kutureberera ari twebwe ubwacu. And friends and partnerships. Nyuma haza inshuti ndetse n'ubufatanye n'abandi bantu. Can deliver on that as well, and that accelerates the growth and the expectation. Ari nabyo bishobora kugira icyo byongera ku iterambere muri rusange. But it has to start with us. Ariko nyine biba bigomba gutangirira kuri twebwe. Is nobody that will come from anywhere to come and deliver on anybody's problem without starting with the very people that have to take care of themselves. Ati nta muntu n'umwe aho yaba aturutse hose waza kugukemurira ikibazo cyangwa se kukigukuriraho wowe ubwawe nka nyir'ubwite utabigizemo uruhare ngo banze utere intambwe ya mbere yo kugikuraho. That is the mind we developed, that is the model around which we work. Iyo niyo mitekerereze twateje imbere ndetse tugakomeza no kuyishyira mu ngiro. And we have learned from our very bad experiences, and shaped by that, together with the good understanding, then the sky is the limit in terms of how far we go. Hamwe no kuba twarigiye ku bihe bigoye twanyuzemo bikaduha no gusobanukirwa ko burya